Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu gice cya kane cy'inkuru y'urukundo rwa CYUSA na NABELA. Ubwo duherukana NABELA amaze kubwira ababyeyi be yuko akunda CYUSA byo gupfa, ubwo papa NABELA ndetse na mama NABELA baratunguye cyane. Ibyo uvuze nibyo numvise cyangwa ibyo numvise nibyo uvuze? Mama NABELA ati nari mbizi rwose, ngatangara impamvu birirwana natwe turaho ngo umwana wacu akunda kuganira, kumbi yarasaze baramuroze. Nta kuntu NABELA yaba ari muzima rwose, baramuroze pe. NABELA ati indese wandoze, genda ngira ngo umenye ukuri rwose bitazabatungura kubera yuko mbona CYUSA mwaramufashe uko ntazi, gusa ariko rwose mubimenye ngenda mukunda. Papa NABELA ati ntago naba narabyayinjije bigeze ahangaha rwose. NABELA ntuzatume nicuza kuba so, gute umukobwa nkawe wagira ubwenge buke nk'ubwo ngubwo. Mama NABELA ati asiki ubundi reka mpamagare CYUSA aze hano. Ubwo umukecuru ahise agenda. Papa NABELA ati NABELA wakinaga ariko ahari? NABELA ati hoya papa njye nari nkomeje. Papa NABELA ati nawe urabizi ntago byakugwa amahoro rwose, niyo nkuru naho yazavugwa waba unsuzuguje rwose abantu bose tuziranye, unesheje agaciro kandi utesheje agaciro ibintu byose nagiye ngutaho. Nukuri NABELA ntuzabitinyuke pe. Mama NABELA ubwo ahita azazanye na CYUSA maze akamubwira ati dore namuzanye, maze abasobanurira ukuntu yishyize hejuru agatinyuka umukobwa wacu nta n'isoni, kuki abantu nkamwe mutajya mwimenya. Papa NABELA ati mada wivuga amagambo menshi, CYUSA nkeneye kumenya umaze kwibonamo iki? CYUSA ati se kubera iki? Papa NABELA ati maze rero ni ngiye uguhemba, sinkakubaze ngo nawe umbaze, nshaka umbwire umukobwa wanjye uramushakaho iki? CYUSA ubwo ahita areba NABELA maze yitonze cyane ati ntacyo. NABELA ati papa njye ntabwo ni kumva ikibazo mufite, ariko kubera yuko kuba nkunda CYUSA ntabwo bivuze yuko dukundana cyangwa nawe ankunda. Mama NABELA ati wishaka kubihindura se nyine, wivugiye yuko umukunda kandi mukundana none ugize ubwoba erega ntacyo twakugira n'ubundi gukura umwana wabonera nagushutse ngo mukundane. Niba ahubwo ari uko bimeze bitubwire tumufungisha hakiri kare, kubera yuko n'ubundi abasore nk'aba ngaba nta kindi kibakwiye usibye kubaheza mu buroko bokicwe n'uburoro. Nyagasani ubwo CYUSA ati none se ubundi ikibazo cyaba ari ikihe turamutse ataravuga NABELA ahita amuca mu ijambo ati CYUSA vugisha ukuri. Mama NABELA ati ntabizi se, njye nta mikino mfite, ribu yuzuye inshuti zanjye gusa, abacamanza n'abavuka twariganye, rero nagufungisha ukazarinda usaza ukinyibuka no kuva mu bwonko wicaye muri gereza imvi zikarinda zitora uruyenzi. Ubwo CYUSA ati none se ubundi ngewe muramfungisha nakoze iki? Papa NABELA ati nyine yumbwiza ukuri, wowe na NABELA murakundana bya nyabyo cyangwa muri gukina iby'abana sha? CYUSA ati oya gute byaba, iko se ubundi yababwiye? NABELA njye nta rubwo dukundana, nubwo bitanakwemera kandi ariko njyewe ubwanjye sinanakwemera nawe urabizi. Mama NABELA ati ntiwiyemere ku mwana wanjye di, ni mwiza nta nubwo yaba kwiyingegera kandi nkawe. Papa NABELA ati oya ibyo bintu ntabwo ari byo rwose byo gutuka umuntu. CYUSA rwose nta kindi nicyo ngicyo twashakaga kumenya, gusa ariko ka NABELA ujye ukirinda. Papa NABELA ahita agenda. NABELA disi ubwo bamaze kumwihakana yari yimyoje maze nawe ahita agenda. Mama NABELA ati ugize imana sha, sanga nta mubano hagati yanyu kubera yuko imageragere wari ugiye kuhajya vuba, ariko n'ubundi nutagabanya kuriya muba muri kumwe nabyo rwose uzabizira, kubera yuko umukobwa wanjye nakubwiye yuko atari public toilet winjiramo uko ushatse. Nawe aragenda. NABELA ubwo ahita agaruka akaza kureba CYUSA maze akamubaza ati CYUSA wari ugiye kubivuga noneho ntago wari kurara uri muzima? CYUSA ati none se NABELA ubundi ntibazabimenya koko? Niba ari ugupfa kubera wowe n'ubundi ngiye nzapfa kubera yuko papa wawe nabimenya, sinzarara ndi muzima rwose ubunishije uko mubona. NABELA ati ariko rero witekereza nabi CYUSA, ubu Imana yaraduhuje ngo uzapfe koko unsige? CYUSA ati oya gusa nyine nawe urabizi ko
ibintu turimo nta n'umwe uzabidushyigikiramo. Nabela ati gusa CYUSA, mu gihe turi kumwe tuzabinyuranamo uko byagenda kose. Ubwo byageze ku wundi munsi, CYUSA na Nabela bari mu modoka barimo baragenda, bahita baparika ahantu ku nzu ubona itarenze. Ubwo hari iwabo wa CYUSA avuka, murabyibuka yuko yari yasabye Nabela yuko bazajya gusura ababyeyi, maze barinjira basanga mama wa CYUSA, batangira kuganira ubona yuko nta kibazo. Mama CYUSA ati uyu ni umukazana se CYUSA? CYUSA ati yego mama, Nabela ni umukazana wawe si mwiza? Mama CYUSA ati wowe ntago wakisondekerega. CYUSA ati bumuganiza rero ndaje mama. Ubwo umusore yahise agenda ho gato, maze mama CYUSA ati none se Nabela mwana wanjye, we n'umuhungu wanjye mwamenyanye gute ko mbona rwose mutari ku rwego rumwe? Nabela ati CYUSA akora mu rugo, nyine abantu bose bo mu rugo bamufata nk'umuntu uciriritse utagira amafaranga, mbese bumva yuko nta musoro umurimo, gusa ariko njyewe ibyo ngibyo simba byitaye kubera yuko ngiye mubonamo byinshi byiza bo batamubonamo. Nyagasani ubwo mama CYUSA ati subwo abo banyagwa baba bambariza iki umwana, bagira ngo umukene niyakira umukira agakena? Nabela ati nanjye mba mbibabwira, gusa ariko bagira imyumvire mibi. Ahubwo sinzi niba wambwira niba hari ikibazo CYUSA yigeze guhura nacyo, kubera yuko najya akunda kuvuga ahora arakaye. Mama CYUSA ati inkuru y'umwana wanjye rero ni ndende, nawe nabimubwiye akuze, gusa uwo munsi ntago yongeye kwishima nka mbere. Nabela ati none se byagenze gute mama? Mama CYUSA ubwo yatangiye gusobanurira Nabela umukazana we, reka ariko tubyita. Ati CYUSA rero ntago ari njye wamubyaye, inkuru y'ukuri uko byagenze hari mu ijoro ndi kwa muganga, rwose nabyaye meze neza, hanyuma nsa n'uruhukamo ndasinzira, nyine bya bintu by'umubyeyi uba unaniwe. Ubwo mu kubyuka nasanze umwana nari mfite atari we nyifite, nsanga bampaye uriya CYUSA. Icyanangaje nuko yari afite nk'imyaka 2. Mpita mbaza abantu bose n'abaganga, ndababwira ni nabuze umwana wanjye kandi uwamujyanye yahasize umwana we. Ubwo bahise bamindura umusazi ngo simbyaye vuba, nari mfite umwana mukuru, birangira rwose bemeje yuko ari uwanjye. Ubwo nabuze uko ngira, mbura naho ndega, maze nyine ndatahana CYUSA. Gusa ariko yari arwaye cyane bikomeye. Ubwo umugabo akibimenya yuko nzanye umwana utari uwacu, ahitana ngo ntiyarera umwana atabyaye, ngo kubera yuko akeneye uruhinja rwe. Ubwo naragiye ndisigarana ndamurera njyenyine, mfite agahinda nyine ko umwana wanjye ntazi uwamujyanye, maze mpitamo kubyakira nishyiramo ko CYUSA ari uwanjye. Nawe rero akimenye iyo nkuru yarababaye cyane, yibaza impamvu yaba yaratumye iwabo bamuntaho bagatwara umwana wanjye. Guhera ubwo ngubwo kugeza ubu ngubu ntakishima, ahubwo ntunguye no kubona arimo guseka. Nyagasani ubwo Nabela ati asigaye aseka rwose kubera yuko njyewe ntiyarakara turi kumwe pe. None se ntabwo ujya wifuza kubona umwana wawe? Mama CYUSA ati njye narabyibagiwe rega, gusa ariko bamwibye narabamenye, ndabashaka ahantu hose ndababura. Ubu ngubu nyine narabyirengagije, ariko nyine nashaka kukubaza mu by'ukuri Nabela, koko ukunda CYUSA by'ukuri? Nabela ati cyane rwose mama. Mama CYUSA ati umbabarire nyine ntuzambabarize umwana, abakire ndabazi mureba amafaranga gusa, rero niba uzi yuko uzambabariza umwana wanjye mwange hakiri kare yiyakire. Nabela ati oya ntago nzamubabaza. Ubwo barakomeje baraganira ubona yuko rwose bahuje urugwiro ari byiza nta kibazo. Ubwo reka twigarukire ku wundi munsi turi kumwe na Joshua yicaye muri ofisi ye. Ubwo ahantu yakoreraga Nabela yisaza, araza arinjira maze aricara, maze Joshua ati ese nta no kunsuhuza? Nabela ati sorry nari mbyibagiwe, ahubwo se nta mahoro ko wamamagayeho? Joshua turebye nyine nta birenze kubera yuko nyine hari akantu nashakaga kukubaza. Nabela ati okay ngaho mbaza. Joshua ariko nyine ntibikurakaze, nashaka umbwira ubundi CYUSA ukunda guhora uvuga nindi, ni muntu ki avuze iki kuri wowe? Nabela ati okay CYUSA rero ni umusore mwiza, mbonamo ibyiza byose bibaho kandi mbona nta musore umuruta. Joshua ati koko se?
afite amafaranga asangana iki? Nabela ati afite amafaranga menshi cyane kandi mbona ayafite ahagije. Joshua ati murakundana se? Nabela ati ariko se ubundi ibyo bibazo byose ni iby'iki? Ubundi CYUSA uramushakaho iki? Joshua ati ntacyo mushakaho Nabe, ahubwo ndibaza we aragushakaho iki? Nabela ati nshakaho iki? Joshua ati yego, mfite amakuru ko akwikururaho ngo muririrwana. Nabe, urabizi neza yuko ngiye ngukunda rero. Byambabaza undutishije rwose uriya musore nubwo ntamuzi. Mfite amafaranga, mfite buri kimwe kiza rwose cyose ukeneye, ndetse kandi mfite n'urukundo rwishi. Byibuza ukunze undi utanabyumva, ariko waba unsuzuguye rwose ukunze uriya mutindi, umuntu utagira haba, nagira amafaranga, nagira ikintu na kimwe rwose uretse inda gusa yo kurya. Mu by'ukuri koko nawe ushyize mu gaciro, urumva yazakugeza kuki? Nabela ati ariko se kuki mwese mugira imyumvire mibi nk'iyo ngiyo? Mwigira nkaho mwavutse muri abakire, mukanirengagiza ko byose bizashira. Joshua ati gusa ariko nta mpamvu yo gutekereza ibintu by'abakene, kandi nta bukene ngiye mbamo rwose, ubwo sinatekereza ubukene ngo bimarire iki? None se Nabe, washimishwa no kwanga umuntu ufite byose ugasanga inyana y'imbwa nk'iriya ko kiraho? Nyagasani ati please Nabe, nyumva neza umbabarire ntuzabimpore. Nabela ati umva nkubwize ukuri rero Joshua, kugira ngo n'ikindi gihe rwose utazajya wibeshya, njye sinkunda amafaranga kubera yuko nanjye ndayafite. Niyo ntaba nayafite kandi si yo nkeneye ngo mbeho. Ikindi kandi ibyo kumbwira ngo nkunze CYUSA naba mbasebeje, nta kintu ngiye bimbwiye kubera yuko wowe ntago wigeze umbyara, nturi musaza wanjye, nta n'icyo uri cyo ngo ndagusebya. Ikindi kandi nahitamo kubasebya mwese aho kugira ngo mbure uwo nkunda. Rero ubishyire mu mutwe wawe, njye sinkukeneye n'ibyawe byose simbikeneye. Nyagasani ahita ahaguruka aramubwira ati kandi ndanagiye. Joshua ati buretse gato. Ubwo Yesu azaramwegera aramubwira ati Nabe, koko pe ntago unyeneye na gato? Nabela ati niba ushaka gukomeza kuba inshuti yanjye it's okay, ariko niba ushaka ibirenze ibyo ngibyo ntago bizakunda. Joshua ati none se utambeshye, ni ukubera iki ukunda uwo CYUSA? Nabela ati mbaye mukunda se? Joshua ati nyine mbwira niba umukunda. Nabela ati yego ndamukunda, ndetse kandi turanakundana. Joshua ati no, ntago wabikora pe, kuko sinakizera ko wakigira umukobwa uciriritse bigezaho. Nabela ati niba ubyumva nko guciririka nta kibazo, ndaciriritse rwose kandi nzahora nciriritse. Joshua ati baby, reka ibyo bintu ariko wana, urabizi cyambere ni money, amafaranga ndayafite, niba ari n'urukundo rwose narwo ndarufite, hari ikindi se? Kandi nta kintu ntagukorera rega. Nabela ati niba ntacyo utankorera rero kora ibyo ngiye kugusaba. Joshua ati mbwira rwose ndabikora. Niba ari imodoka ndayigura, inzu ndayiguha, buri kimwe ushaka ndi ready, buri kimwe ushaka ndi ready kukiguhereza kandi I'm so serious. Nabela ati okay, icyo nshaka ni ukuma amahoro kandi ukandeka. Nyagasani umukobwa ahita asohoka. Joshua ati oh my G, I can't believe this. Ubu koko binsabe gukora intambara ya gatatu y'isi yose kugira ngo yemere ko ku rukundo rwanjye n'inzu yanjye nahahise? Apu nako nta mpamvu yo kwivuna, byose isa agomba kubinkorera kuko namuhaye inzu yanjye. Amasaha ubwo yaragiye aricuma, maze ubwo ku mugoroba Joshua ajya guhura na papa wa Nabela, maze ubwo bari kunywa banaganira. Papa Nabela ati Nabela se mwabonanye? Joshua ati yego rwose, ariko ibyo yambwiye n'ubu ngubu biri kunkorogoshora mu bwonko. Ibaza umukobwa watinyuka ambwira yuko akundana na wa muginga wanyu w'umushoferi ngo ni CYUSA. Papa Nabela ati reka reka yakubeshye. Joshua ati hoya da, njye twaganiriye kandi igihe gihagije, ambwira yuko amukunda kandi bakundana, noneho yanamaye igasopo ngo muha amahoro ntago nkeneye mu buzima bwe, ngo nta mafaranga akeneye. Nanjye rero sinjya rwose ninginga, siwe mukobwa wenyine uri muri uru Rwanda, kuko ubu ngubu icyo nkeneye ni inzu yanjye naguhaye,
hanyuma nkahita nikomereza reka sinyamenya gupfukamira ininja. Papa Nabela ati ariko Joshua rwose banza kamaze kukugeramo urimo gukina ariko. Joshua ati ngenda akomeje ngo kangiramo none ngomeze nirukanka inyuma y'umuntu utanshaka, inyuma yanjye hari abandi nk'ishyano ryose birirwa banyirukankaho ngo yikundira umushoferi rero ntago namuhatiza rwose ngiyemo inzu yanjye, ubundi nyine nzashaka undi muntu kubera yuko wabyaye umusazi rwose ukunda abatindi nyagasani. Papa Nabela ati wino kiri umukobwa kubera yuko ndabizi yakubeshyaga ntago yabakundana n'uriya musore rwose, ahubwo wowe ntago ujye umuguyaguya ngo umwinginge. Namenye impamvu, namenye aho biri gupfira. Sinakubwiye ukuntu nge ningingaga mama we, naramuguyaguyaga ntacyo ntakoze. Bana bubu ngubu uzi ko mutazi gutereta, ariko ubwo ugira ngo nanakwereke strategy zo gutereta. Ubwo Joshua atirega nge namwinginga rimwe ariko apana kabiri, ariko gusa abakobwa tuba twarirengagije baba twinginga Papa Nabela. Umukobwa wangaraguza gati. Papa Nabela ati none se kuko Joshua ko mbona nawe urambirwa vuba nk'abana koko, wumva koko Nabela byakanga yitwaje iki? Erega n'inzu nayitanzemo ingwate muri banki kubera yuko nafashe inguzanyo. Nyagasani ubwo Joshua ati waratinyutse ufata inguzanyo uzi neza yuko inzu nayiguhaye ntarabona Nabela? Ubwo se watekerezaga iki muze? Papa Nabela ati nari nkeneye amafaranga menshi kandi ntago nari gutanga iriya nzu tubamo, ntago madamu yari kubyemera, rero natanze iriya etaje. Ubwo Joshua ati hanyuma se ko umukobwa wawe yigize ibyo ntazi ubwo biragenda bite? Papa Nabela ati wewe wigira ikibazo byose biraza gucamo. Joshua ati se kuri kubishyira kera kandi bikeneye none, we nka papa we bishyiremo imbaraga maze nyine ave mu byarimo, kuko ndabona babigize imikino kandi yanyihereye ukuri kwe kose hafi yo kuntuka. Papa Nabela ati ese Nabela n'uriya musore koko barimo baradukina iyihe mikino? Ejo bundi yatwibwire yuko nta kiri hagati yabo, noneho CYUSA we yanivugiye yuko atanamwemera, ariko wowe ngo yakubwiye yuko bakundana. Joshua ati none se ari wowe wabivuga? Papa Nabela ati ntago nakizera ko umwana nabyaye yantenguha. Umva Joshua reka mutegura ubukwe vuba ahangaha ubwo ataranarengera. Joshua ati ngiye nkakora ubukwe se? Ntago mbyiteguye. Papa Nabela ati none urumva twabigenza gute? Gusa ariko Nabela ntago araza kunyira pe, ntago anyira, nta soni koko agakora ibintu nk'ibyo. Joshua we shyira ibintu byose ku murongo, nanjye ndataha narakaye, mubwire yuko agomba kukwemera buriya rwose impamvu abigira imikino nuko narabimubwira narakaye. Gusa ariko uyu munsi ni njye nawe kandi rwose byizere muzabana. Ubwo Joshua ataha nta kibazo rwose bijyemo nyine, gusa ariko nibyanga umenye ko nsubiza inzu yanjye. Papa Nabela ati oya bizemera, ahubwo wowe ushaka umwanya tuzahurire mu rugo tumwihanangirize ariko uwo murezi ku ngufu, kuko rwose ntago nzi ukuntu iyo nkuru yazavugwa imusozi ko umukobwa wa Gasana akundana n'agasore k'amafuti nka kariya. Ngomba kubaseriye kandi kugira ngo abyumve. Reka twigarukire ku mugoroba bumaze kwira mu rugo kwa Nabela. Mimi ndetse na Amanda bari bicaye muri salon uko papa we abaraje. Papa Nabela ati mama umeze utese? Amanda ati meze neza papa. Papa Nabela ati nizere ko mama wa Nabela atakikwanga nk'uko wabimbwiraga. Amanda ati bireke nabyo zi. Ubwo Mimi ahita yidumbukuza ati subeshya rwose wareba uriya mubyeyi, ntiwamenya yuko agira umutima mubi bigeze hariya, uko ngiye buriya nanumiwe. Amanda ati papa ngiye mba numva rwose narabirambiwe ku buryo numva nakihitiramo gusanga mama. Papa Nabela tama nakwemera kukugurira inzu yawe ukayibamo, ariko nyuko simubone mu buzima bwawe kandi ugi rwose ukomeza kumwirinda. Amanda ati ariko papa ngiye ntago mba numva impamvu mama rwose umwanga bigezeho ngaho, ntago nzi ikintu yaba yaragukoreye. Papa Nabela ati mwana wanjye Amanda ntacyo yankorera rwose, ariko ibyo yaragiye kunkorera sinabyibagirwa, niyo mpamvu nkubwira ntago nzongera kumubonamo umuntu mwiza ukundi, ahubwo reka tureke no kubivugaho atantera umwaku. Ubwo yahise agenda, maze Mimi wa mukobwa w'isire ati menya ariko mama wawe ahari yarahemukiye papa wawe. Amanda ati ngiye ntago nzi ibyabo
gusa ariko mama wanjye si umuntu mubi pe. Ako kanya Cyusa ahita aza akaza abaza ati nta Nabela urahora? Mimi ati ninde umushinzwe se ku buryo umutubaza, cyangwa wabibajije umutima wawe? Cyusa ati niyo uza kunsubiza neza ariko nari kukumva rwose mukobwa mwiza. Amanda ati Cyusa, erega wishyize hejuru umuntu azajya kubwiza ukuri. Ese ubwo wumva nta n'isoni ufite cyangwa biguteye gukundana n'umuntu ufite amafaranga yakugura wewe nabi wanyu bose? Mimi ati si ukumugura ahubwo ni ukumurangura. Gusa ariko hari abantu bashira isoni pe. Ubu uricara ukibwira ngo Nabela ngo aragukunda, nta n'akantu rwose na kamwe wamugurira habe n'ikiraha. Ego ko rwose ngiye Mimi narumiwe. Amanda ati irataka nkushakire Nabela umutima wawe utuze. Bwo yarahagurutse aragenda, ageze imbere ahita anyerera aragwa. Ako kanya Cyusa ahita amufata aramubwira ati nizere yuko utababaye ariko. Amanda ati hoya nta birenze. Mimi ubwo yaraturitse araseka ati dore mbese ese ubwo nkaho guye ureba he? Amanda ati sha nawe rega wagwa mani kandi ndumva mbabaye. Cyusa ati reka nkuzanira amazi unywe. Ubwo yaragiye amuzanira amazi aramunywesha. Ubwo yarangije kumunywesha amazi atangira no kumukanda aho yari ababaye. Ubwo Amanda yarumiye maze aramubwira ati irekera Cyusa, ubu ngubu rwose ndumva ameze neza. Cyusa toke reka ngende noneho. Yaragiye. Amanda ahita amera rwose nk'umuntu ugiye kure cyane atekereza ukuntu Cyusa amuhagurukije akamuzanira amazi akamunywesha maze agatangira no kumukanda aho yari ababaye. Umukobwa atangira guseka arivugisha ati mbega umusore utanga keya nyagasani. Ubwo Mimi ati ngwiki? Amanda ati Mimi ndaguye ugumye wicaye urananseka, urabizi ko utigeze unanyigura cyangwa se ngo unkande. Ariko sinzi niba ubonye ukuntu Cyusa ahise aza aramfata akamfata vuba kandi ntagira hasi ngo mbabare cyane. Aragenda anzanira n'amazi. Mbega ukuntu byari byiza. Mimi ati nuko musarerega nkawe ko kufashwe n'izahe? Amanda ati sha nyine ndumva mbaye nk'ugiye mu yindi si kubera Cyusa pe. Mani nukuri nkunda umuntu nyitaho akamakeya nyine ibintu nk'ibyo tu. Noneho sha Cyusa mbonye ukuntu abikoze mpita numva sinzi nyagasani. Mimi ati ariko waroze Nabela amenya nawe aguhagurukiye kuko ayo magambo yose ntago yaba ari y'abantu bazima. Amanda ati none se ubundi si wigeze kumbwira yuko Cyusa ari umusore mwiza muhaye amafaranga Kigali twayikongora? Mimi ati none uramukunda se cyangwa umukunzi ubu ngubu kubera biriya? Amanda ati sha Cyusa nyine n'umwana mwiza yambaye hafi mfite agahinda kubera Joshua, rero mu by'ukuri ndumva amarangamutima yanjye azamutse kubera we. Nyagasani ubwo Mimi yaraturitse araseka atari ko gusara si ukwirukanka koko nawe ndabonere gusaze. Amanda ati I'm so serious man ngeregamise njya kure. Mimi ati aha kuraje nyine ubwo ngubwo uzabumbwira. Amanda ati ndarara mbitekerezaho ahubwo we ndifuza ko mama wanjye yazaza kuba hano nitaye ko papa atamukunda. Ubwo Mimi atari kuzi ko wasaze ushaka gusenya urugo rwa so ariko ko nzi ko nta rugo bundi rubamo abagore babiri urumva mu by'ukuri byagufasha iki? Amanda aterega ka Nabela kariyemera kubera yuko kabona nyina nanjye nzanye mama wanjye byahita biba kimwe kuri kimwe. Mimi ati sha ama aho ngaho rwose singushyigikiye pe. Amanda ati byakanga byakunda ngomba kubikora nkazana mama wanjye hano kandi papa azabyemera kubera yuko arankunda cyane maze hanyuma mama azaba umugore wa papa uriya mwemezi ngo ni mama Nabela bamukuzeho. Mimi ati reka ye papa wawe se yashatse undi mugore atareba nyoko? Amanda ati se ubundi wambabariye wowe? Izo ngizo ko ari inzozi zanjye zo kuzabona papa na mama babana nk'umugore n'umugabo, ahubwo wowe uzamfasha iki? Mimi ati bimbwiye iki se ubundi ngiye nta kibazo rwose uzambwira icyo ushaka ko ngufasha. Ubwo reka twigarukire mu cyumba cya Nabela aho yari yicaye ari kuri telefone maze ukanya papa wahita yinjira mu cyumba. Ubwo Nabela ati papa kuje mu cyumba cyanjye nta mahoro? Papa Nabela ati oya Nabe nkeneye kuganira nawe kandi nta mikino irimo, ngiye nawe kandi tube seriye umbwize ukuri ntumbeshye. Ako kanya ubwo na mama Nabela yise yinjira
Papa Nabela ati njye na mama wawe turagukunda urabizi, ntabwo tukwifuriza ikintu kibi, buri gihe tuguhitiramo rwose ikintu cyiza, none turimo turifuza kumenya ni iyihe mpamvu ushaka kudutenguha kuko mwana wacu. Nabela ati njye mbatenguha se gute? Papa Nabela ati ukundana na CYUSA cyangwa ntabwo mukundana? Nabela ati ariko si byo ngibyo. Ubwo atarakomeza Papa Nabela ati subiza ibyo nkubajije Nabe, njye ntugashake kungira umuntu uciriritse kubera yuko kuva nabo ntabwo nigeze nciririka. Umuryango mvukamo urawuzi urifashije, aho mama wawe avuka nabo nuko urabizi, nta muntu n'umwe tugira uciriritse mu muryango wacu. Urabizi ko ndi mu businessman uzwi, aho ngeze hose baranyubaha kandi bakama umwanya mwiza w'icyubahiro. Umuntu wese ukomeye mu gihugu turaziranye, ariko ibyo bigwi byose ushaka kubishyira hasi kubera ubwenge bukeya bwawe uterwa n'iriya ngegera y'umuhungu. Mwatugize abasazi ngo ntabwo mukundana turatuza, mugira ngo ari ntabwo tuzigera tubimenya. Ninde akubwiye ko ngiye Gasana nabyariye imbobo? Iriya ngegera y'umuhungu ngo ni CYUSA, nta kintu na kimwe yagufasha usibye kuguta ku gasozi kakwangaza. Sinzi niba ibintu mara nkubwira uba uri kubyumva mwana wanjye. Ubwo Nabela yacitse niyavuga. Papa Nabela ati niwe ndimo ndabwira, uravuga cyangwa wabaye ikiragi ngo mbimenye? Mama Nabela ati rega Nabela mwana wacu, wisuzugura papa wawe arimo kukuvugisha. Nabela ati rega nta kindi kintu nkeneye kumva. Umwana yarahagurutse ati uri umukire urazwi pe, ariko ibyo ngibyo ntago ari ibyanjye ni ibyawe. Rero njye ntago nzigera nkora ikintu ndeba kuri wowe, nzibera ubwanjye ku giti cyanjye. Ikindi kandi CYUSA rwose mwamwanga mwamukunda njyewe ndamukunda. Nyagasani ubwo Papa Nabela yahise arakara, arahaguruka kubita urushyi rwiza umukobwa we Nabela. Umukobwa atangira kumva amakondera agira ngo n'abamarayika bari kuvuza imyirongi y'imperuka. Ubwo papa aramubwira ati sinzongere kumuvuga iryo zina mu kanwa kawe, nta soni. Ukunda Marine nk'iriya koko mu biki? Nabe, njye nakwicira nkaguhamba, nkajya mbabazwa nuko wapfuye, ariko rwose ntababajwe no kubona ukundana n'ingegera nk'iriya. Nyagasani Nabela ubwo aricararira, maze abwira papa ati papa, nushaka unkubite mpaka unyishe, njye no gupfa nzabyemera ariko sinareka CYUSA. Papa Nabela ati okay, ubwo wemeje intambara wa mwana we. Mbere yuko nkubona upfa rero nabanza nkica uriya muginga ngo ni CYUSA, ubundi arihe ngo nkwereke ukuntu umutura umujinya mfite. Nyagasani Mama Nabela ati CYUSA mureke sheri, kubera yuko birasa nkaho wowe atanamukunda, ahubwo ari Nabela usa nkaho umwikuruzwaho. Papa Nabela ati ntiwigeze umenya agaciro k'ibyo twagutanzeho byose, niyo mpamvu harimo gukora ibi ngibi. Gusa ariko ndakumenyesha ko ugomba kuzabana na Joshua, ndetse kandi si kera kubera ubugoryi bwawe, kuno kwezi turimo kugomba kurangira mu bana. Nyagasani Nabela ati ntabwo nzigera mbana n'uriya muhungu. Ubwo Papa Nabela ati ntabwo ndimo ndagusaba muko, ahubwo nakumenyeshaga. Bimenye rwose ejo mu gitondo Joshua azaza ahangaha kukureba, azabashe kukureba ngo mujyane mupanga iby'ubukwe bwanyu. Wabishaka rero utabishaka bigomba kuba. Nyagasani Papa Nabela yahise asohoka, maze Nabela asigara arimo kurira, arimo kuvuga ati ma, basi wabwiye papa akareka kunkorera bino bintu koko. Njye nkunda CYUSA kandi nawe arankunda, basi mutureke mwebwe kuko n'ubundi nta kintu tuzabasaba. Mama Nabela ati Nabe, washyize ubwenge kugiye kuko mwana wanjye, ko nta wundi musore ugukuye utari Joshua koko. Wishaka kwicira ubuzima kubera umusore nk'uri utagize icyo amaze? Kuko reba nk'ubu ngubu utumye papa wafata umwanzuro wo kugushyingira Joshua aka kanya, kandi uza gutuza mwari kuzabipanga gake gake mukazabana usoje universite. Kuko rega Nabela mwana wanjye ntabwo twaguhitiramo ikibi, tangira ubu ngubu bitekerezeho. Mama Nabela nawe ahita asohoka. Nabela ubwo yararize kuko yumva biramucanza ku kanya. CYUSA ahita yinjira ubona yuko nawe asa nk'umuntu wahindutse. Nabela akimubona ahita amuhobera aramubwira ati CYUSA, ninshake nzapfe, gusa ariko ntago nakureka. CYUSA ati baby tuza wirira, atangira kumuhanagura amarira, aramubwira ati udatuma nanjye ndira nukuri ceceka pe. Mu by'ukuri ibyo baba bavuga ndabyumva, narenze revo yanjye nishyira hejuru, niyo mpamvu rwose ibi ngibi byose birimo kuba. Ahari uba umeze neza utari gutungana n'ababyeyi bawe, gusa ariko aho naziye ndabona yuko ari njye wabaye ikibazo. Nabela ati oya CYUSA, uko byagenda kose uri wanjye nanjye ndi uwawe. CYUSA ati oya, uko bigaragara ntuzigera uba wanjye kubera yuko no kunyica bazanyica,
gusa ariko ndagukunda pe. Nabela ubwo yaramuhobeye ararira. Cyusa aramubwira ati kugira ngo ubeho neza nanjye mbeho neza rwose, reka ibingibi tubireke, byibuza ubane n'uwo ngo iwanyu bashaka. Nyagasani ubwo Nabela byaramucanze, aramubwira ati gute wambwira gutyo Cyusa, Imana si yaduhuje iyobeye yuko tutari kuri level imwe? Ibingibi ntabwo rwose tuzigera tubireka. Niba ari ugupfa ngiye rwose niteguye no gupfa, kandi ndibaza ko nawe ari uko. Cyusa ati tekereza neza baby. Nabela ati ahubwo reka mpite mpakira ibintu byanjye byose ejo nzava ngaha nigendere njye kure batazi naho ngiye, hanyuma nawe uzaze hashize iminsi nta kibazo. Ubwo Cyusa ati koko ubwo muzi byari biri kuba? Hanze y'urugi Amanda yararimo kubumviriza ibyo barimo baravuga byose. Cyusa arakomeza ati ko kurumva ari umwanzuro wo kugenda gutoroka iwanyu? Nabela ati reka nkubwire Cyusa, mwibuke neza yuko Amanda arimo kubumva. Umukobwa arakomeza ati ngumye hano nakabuza Joshua twabana kubera yuko papa ntago yoroshye. Buriya umubona kuriya ukagira ngo ntiyanakwica, uriya ntago ari umuntu yanakwica da, yabikora. Cyusa ati none se ubwo ushaka kujya hehe? Nabela ati icyo nicyo kibazo ahubwo. Cyusa ati okay, noneho uzajye mu rugo iwacu ube uri kumwe na mama. Ubwo gahunda barayipanze neza, nyamara ibyo batari bazi nuko Amanda yarimo kubumva. Ubwo ibyakurikiyeho turaza kumenya mu cyo gikurikira, we n'ujye kure. Duhurire muri comment duha n'ibitekerezo tumenye rwose uko muri kubitekereza cyangwa se mwifuza ko byazagenda. My name is Alpha Sam, tubwire muri comment uko byumva, maze duhure mu cyo gikurikira tumenye uko biza gukurikira. Make sure subscribe. I love you guys.